Reka nongere kubasuhuza abakunzi ba Magi TV Rwanda, nizere ko aho muri mumeze neza kandi Imana ikomeje kubarinda. Nta kindi kintu ngiye kuvugaho ni ukugira ngo mbaburire, ni ukugira ngo mbigishe aba bagabo mubarebe mubamenye, aba bagabo mubarebe mubamenye. Ni abagabo bari gukekwaho ibyaha bikomeye cyane bigera muri bitatu. Ariko ndi kugira ngo turebe ibyo byaha bizahanishwa iki ku munsi byabahamye. Guys, mwitonde, abanyarwanda bamwe ntabwo bakigira ubwenge. Ni gute ubundi umunyarwanda ahitamo kuba igisambo akiba abanyarwanda? You get what I'm saying? Ubundi byibuze ngewe umunyarwanda ari ugira ubwenge akajya kwiba hanze mu bindi bihugu byo hanze, it's okay, it's fine. Nde ntabwo namuhana ku giti cyanjye. Ibyo ntabwo biri mu mategeko, please mutambeshyira ko mbishyize mu mategeko, ni igitekerezo cyanjye. Umunyarwanda agiye kwiba abantu bo hanze akababeshya akazana ayo mafaranga, it's fine. Ariko umunyarwanda wiba abanyarwanda bagenzi be agomba guhanwa. Ibi bintu barabikoze babikuramo amafaranga menshi cyane. Bari gukekwaho iki kintu, bari gukekwaho ko babikoze bakabikuramo amafaranga menshi cyane, kugeza naho ku munsi umwe bacakiye miliyoni 60. Abagabo batatu, umwe agahita agura imodoka, noneho ubwo RIB yajyaga kubasaka ikabafata na miliyoni 13 zonyine mu minsi mike cyane. Wasanga harimo n'uwayaguzemo indaya, ntawamenya ibitekerezo by'abajura. Umuntu akiba amafaranga, umuntu uri kuyakoresha ibintu byiza, umuntu uri kuyafashisha abakene, umuntu uri kugaburira abana, kurihira abana ishuri, kubaka uruganda and something else which has value. We akabijyana mu ndaya, just imitungo y'abanyarwanda. Abangaba bagiye guhanwa, bagomba guhabwa igihano cy'akasamutwe mu gihe icyaha cyabahamye. Please, ntabwo mvuze ko icyaha bagikoze, bari kugikurikiranwaho. Gusa buriya nukekwa, umuntu wese ukekwa, niba ukekwa nuburi ahantu naka bakagukekaho ubujura, ubuyobozi RIB ikagukekaho ikintu runaka, jya umenya kuri muri risk zone. Ubu uri muri risk zone, mumfashe munyemerere mbabwire ngese abagabo bakoze iki, bazahanishwa iki. N'abagabo batatu, iki cyo mugomba kukimenya ko ari abagabo batatu bakekwa ko bariyandikishagaho ubutaka butari ubwabo, bakabugurisha ba nyirabwo batabizi, bakagenda bagafata wa murima runaka, bwa butaka runaka, bakabwiyandikishaho. Harimo abanyabwenge, umunyabwenge ukomeye cyane wabayeho noteri wigenga, akaza kubivamo. Bari abanyabwenge bafite ukuntu bakoreshaga ubwenge, cyase bakiba ubutaka bakabugurisha ba nyirabwo batabizi. Ndashimira cyane urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwerekanye abagabo batatu bakekwaho ibyaha byo kwiyandikishaho ubutaka bw'abandi, barangiza bakabugurisha mu buryo bw'uburiganya. Mu gikorwa rero cyabaye cyo kubamurikira itangazamakuru, cyabaye kuri iyi tariki ya 4 Ukuboza 2024, byagenze gute? Abangaba rero bakekwaho batawe muri yombi nanone ku itariki ya 28 Ugushyingo 2024. Bakaba bari bakurikiranweho ibyaha bitatu. Ibyo byaha ni bihe? Ibyo byaha nta bindi ni ugushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo, kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya, ndetse no gukoresha inyandiko mpimbano. Nibyo nkunze kuvuga, abantu bakambwira ngo ndatinyuka, ariko se umuntu ukora umwuga w'ubujura especially umugabo, umuntu ufite family, yageze iwabo wababwira ngo iki akazi kagenze gute? Just ni ikibazo. Akuze gukura papa wari umujura, papa wari yarazengereje abantu, yihesha ibintu by'abandi akoresheje uburiganya, akoresha inyandiko mpimbano. Yawa umwe rero muri aba batawe muri yombi yakoraga nka noteri wigenga, undi nawe akaba yarahoze ari noteri
wigenga akaza gusezererwa agahita ashinga ikigo gitanga serivisi zijyanye no gupima ubutaka. Hakaba n'undi wari umufatanyacyaha w'aba bombi mu bikorwa byabo. Aba ngaba rero uko ari batatu ubu ngubu tuvugana aka kanya ku itariki ya 4 Ukuboza 2024 bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Rusororo. Bajya babajyanira Rusororo of course. Mu gihe dosiye zabo zigitunganywa zohererezwe ubushinjacyaha. Uramenye pay attention, ntabwo RIB igipfa gukora utuntu turi aho ngaho, never. Irabanza igacekinga ikareba what's going on, bakegeranya amakuru nabahanga cyane, ndabashimira kugira ngo barokore iki abanyarwanda. Abagabo rero batawe muri yombi nkuko nabigarutseho ku itariki ya 28 Ugushyingo. Abantu batazi Ugushyingo ni ukwezi kwa 11. Nzeru Ukwakira Ugushyingo Ukuboza, ubu turi mu Ukuboza. Batawe muri yombi ku itariki 28 Ugushyingo 2024 bakurikiranyweho ibyaha bitatu nagarutseho: kwihesha ikintu cy'undi utabiherewe uburenganzira, ntumva icyo kintu, gukoresha inyandiko mpimbano, gushyiraho umutwe w'abagizi ba nabi cyangwa kuwujyamo, nibyo ngibyo. Gusa ndi kugira ngo turebere hamwe ese ibyo bashinjwaga babikoraga bate, ryari, mu buhe buryo, gute, bakoraga iki, ryari, mu buhe buryo. RIB rero yagaragaje ko aba bagabo babanzaga gucura umugambi w'uko bashobora kwihesha ubutaka bw'undi muntu. Barabanzaga bagashaka amakuru yibanze kuri ubwo butaka. Abajura n'abahanga cyane, bakareba aho buherereye, bagashaka amakuru kuri nyirabwo n'andi bazakenera yose mu bujura bwabo. Cyane bahitagamo bwa butaka nyirabwo adakunze gukurikirana umunsi ku wundi, ugasanga afite ubutaka buri ahantu runaka, ariko ati buri hariya gusa, I don't know how I can use it but will. Nuko uko barebaga bakase nibyo ngibyo barebaga, n'abahanga cyane. Nyuma rero yo kubona amakuru bakeneye, bashakaga noteri nawe uri mu mugambi akabafasha gukura ubutaka kuri nyirabwo akabwandika kuri mugenzi wabo. Nyuma rero bahitaga batangira gushaka umuguzi w'ubwo butaka bugurishwa na wa wundi babwanditseho ariko mu by'ukuri utari nyirabwo. Bahitaga bakora uko bashoboye kose ibikenewe gukorwa bigakorwa igitaraganya, byihuse cyane, mu gihe gito. Waguze ubutaka akishyura amafaranga bumvikanye. Umwe muri aba bafashwe rero yiyanditseho ubutaka arabugurisha ku bufasha bwa noteri. Babugurishije miliyoni 60 z'amafaranga y'u Rwanda kuwa 30 Ukwakira 2024. Bukaba bwari buherereye muri Gasabo, bungana na hegitari imwe n'igice. Uwaguze rero yatangije imirimo, nyirabwo w'ukuri abibonye amakuru amenyekana. Ubwo RIB nanone yatangaje ko umwe muri bo ari we washatse amakuru ajyanye n'ubutaka bagurishije abinyujije mu kigo cye. Amakuru ayaha uwari noteri, nawe ashaka uwo wundi babwanditseho. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, Dr. Murangira Thierry, yavuze ko iperereza ku byo aba bagabo bashinjwa rigikomeje. Mu magambo yagize ati: mu ibazwa ryabo baremera icyaha ariko bakagiramo ibyo bagenda babeshya. Iperereza rigomba gutahura, iperereza rirakomeje kugira ngo n'abandi nabo bashobora kuba barabigizemo uruhare bakurikiranwe, bafatwe, bahanwe. Dr. Murangira yavuze ko hari n'ubundi buryo abantu basigaye bakoresha mu gutuburira abandi mu bijyanye n'ubutaka. Yavuze ko mu bagiye bafatwa n'ibyo bagenda batahura, byagaragaye ko hari abashaka amakuru ku butaka runaka bakamenya nyirabwo, bamara kumumenya bakajya umugambi wo kubwiyitirira ku bufasha bwa noteri, nyuma bakajya kubutanga n'ingwate muri Rambere. Mu magambo yagize ati: Dr. Thank you for this, Dr. Aha niho tubwira abakugira amakenga iteka ryose
niyo byaba uri ku 50, umujura cyangwa umugizi wa nabi ntagira ukwasa, ntagira isura. Umukobwa useka neza yawe umujura, umugabo useka neza yawe umujura. Umunsi rero abantu bagize amakenga, ibyaha nk'ibi bizagabanyuka. Mu byaha aba bakurikiranyweho igito gihanishwa igifungo cy'imyaka 2 mu gihe ikinini gihanishwa igifungo cy'imyaka 10. Dr. Murangira yavuze ko RIB n'izindi nzego bifatanya batazadohoka ku kurwanya abantu bishora mu bikorwa by'ubutekamutwe. Agira ati turabagira inama yo kugira ngo babivemo bashaka ubundi buryo babaho. Yasabye abaturage kuba maso bagashaka amakuru ahagije mu gihe bitegura kugura ubutaka runaka mu rwego rwo kwirinda ko bagwa mu butubuzi kuko igihombo aribo kizabangamira. Mu bikorwa byakozwe byo guta muri yombi aba bagabo batatu bafatanywe miliyoni 13,300 y'amafaranga y'u Rwanda n'imodoka ifite agaciro ka miliyoni 4,500 yaguzwe n'umwe muri bo nyuma yo kugabana za miliyoni 60. Ngubu tuvugana bafungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Rusororo mu gihe dosiye zabo zigitunganywa ngo zohererezwe ubushinjacyaha. Dr. Murangira Thierry w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB yavuze ko abantu nibakomeza kugira amakenga ibyaha by'ubutekamutwe bizagabanyuka. Reka mbashimire bwo mu mwadukurikiye umunsi ku wundi, manje komeza kwa blessing wherever you are in the country cyangwa se out of the country. It is what it is. No matter what, dukomeje kwizama makuru menshi bagiye atandukanye kuri Mega TV Rwanda.